hari ikintu wamburiye uyu munsi? Nacyambuye, yego, nambuye umuntu wari uvuye guhaha rwose amakara, ariko ntabwo rwose Imana imbabarire, ntabwo nzongera. Naje muri iki giteraniro cyo kwihana ibyo byaha byose nakoze, Imana kandi nayo imbabarire. Nsabye imbabazi imbere y'abaturage bose yuko natazongera kwiba. Haleluya, amen. Noya yagiye. Noya uriya aba bose hari abo ugiye kubera nyirase. Ariko uriya yitwa Niba. Gahunda ngiyi. Noya twihanye witwa Marie Claire. Noya turagushimira, tuzagufasha kumufasha, ariko nawe ubashe kugira ngo utekereze nawe azagere igihe tuzagaruka hano aduha ubuhamya nk'ubwo waduhaye. Nyakubahwa Visi Meya w'Umujyi na ADEPR mwaza kugira ngo tubashyikirize inkunga itorero ryateguye ingana na $3.5 million yo gufasha abantu kubona ubwisungane mu kwivuza. Haleluya bakristo bene data, aho ntiwaba waracikanywe, aho ntiwaba udaherutse gukurikira ijambo ry'Imana, ibitangaza n'imirimo y'Imana bikoreshwa umukozi w'Imana Dr. Bishop Rugagi Innocent. Ushobora kuba waramukurikiraga ku mbuga nkoranyambaga ze, aho kuri YouTube yitwaga Bishop Rugagi Innocent, ariko ubu iyi shene yahindutse TV7 Family Channel. Ni shene y'ivugabutumwa ibagezaho ijambo ry'Imana, ibiganiro bya gikristo, ibitangaza no kubohoka, yambaye ipataro ariko ndimo ndabona hano yitereye amasengesho n'ibindi byose bikoreshwa Dr. Bishop Rugagi Innocent. TV7 Family Channel ikugezaho mu buryo bw'imbona nkubone ibiterane by'amasengesho bibera muri Redeemed Gospel Church ku wa gatatu no ku wa gatanu kuva saa 12:30 zo muri Canada, ni ukuvuga saa 6:00 z'ijoro muri Afurika no ku mugabane w'i Burayi. Naho ku wa kabiri no ku wa kane haba igiterane cy'amasengesho kibera kuri Zoom International kuva saa 8 z'amanywa muri Canada, ni ukuvuga saa 2 z'ijoro muri Afurika no ku mugabane w'i Burayi. Naho amateraniro yo ku cyumweru atangira saa 5 z'amanywa muri Canada, ni ukuvuga ko aba ari saa 11 muri Afurika no ku mugabane w'i Burayi. Byose biba biri live kuri TV7 Family Channel hamwe n'umukozi w'Imana Dr. Bishop Rugagi Innocent. Imana iracyakora ibitangaza. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ureba kuri ekara yawe. Kami hano tubasengere, muri abantu b'agaciro kenshi kandi Imana irabakunda cyane. Impamvu twateguye uyu munsi wo kuza hano mukaba mubona abantu bose baje, abayobozi, abashumba bari hano, nuko Imana irabakunda cyane, nuko tubifuriza ibyiza muri Kristo Yesu. Rero muce bugufi mupfukame kugira ngo tubasengere Imana. Tugiye kubasengera Imana kandi dusabe n'abandi mwese mumfashe aho muri muhaguruke kugira ngo dufatanye kwizera no gusenga. Mufashe icyemezo cyiza cyane, mu ntega amatwi mwebwe mupfukame uyu mwanya. Muzi iyi shekereti barya, iyo umuntu yayiriye akayitaha nta gaciro iba igifite. Icyo nshaka kubabwira rero ni uko mwebwe mufite agaciro kenshi, ntabwo agaciro kanyu kameze nk'akashekereti barya bakayijugunyika birapfuye. Agaciro mufite karuta akinoti yandura bakayoza ikongera ikagira agaciro. Ibyakwanduje byose byaba bibi bikagira n'ubwo abantu bakwinuba, bikagira n'ubwo umuryango n'abantu babona batakigushaka, Yesu we aragushaka kandi wacyafite agaciro. Uyu mwanya amagambo ngiye kuvuga mugiye gusubiramo, maze mu izina rya Yesu mubone imbaraga zitsinda ibyaha byose.
musubiremo amagambo ngiye kuvuga. Mwami Yesu, tugushimiye kuba turinze ntitwapfa, tugushimiye ko watuzanye, tugushimiye ko tukiri bazima nubwo twakoze ibyaha, nubwo twakoze ibibi, ariko tuje imbere yawe, turagupfukamiye ngo tubabarire ibyaha byacu, utweze. Umuntu wese avuga ikintu yumva ashaka ko Imana imubabarira, ucyatura ukibwire Yesu, umubwire ngo iki kimbabarire ukingize. Mwami Yesu umbabarire, Mwami Yesu umbabarire, kandi ushoboze kureka ibyaha. Uhereye none ube uhindutse, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwami Yesu, turambuye ibiganza kuri aba bahungu n'abakobwa, aba bagabo n'abagore bapfukamye hano imbere yawe. Ubu w'igiciro cyinshi kandi cyatumye uva mu ijuru, naba waje gushaka abatanye, abaguye, abayobye. Natwe niho wadukuye batuzana, uduhindura ubwoko bwawe. Niyo mpamvu mbarambuyeho ibiganza, niyo mpamvu tubasengeye ngo ubababarire rwose, impuhwe zawe zibabeho. Uhereye none bagira imbaraga zinica ibyaha, ukiza ubusambanyi n'inyota y'ubusambanyi, ukiza inzoga, ukiza kunywa ibiyobyabwenge. Uyu mwanya tubatuyeho ubuzima, uyu mwanya tubatuyeho kubabarirwa no gukira rwose, kandi tubasabiye imbaraga zibatandukanya n'ingeso mbi zose. Tubasabiye imbaraga nubwo Satani yabarindagije, ariko uyu munsi urabagabuye kugira ngo babe mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo babe abagabo bazima, babe abagore bazima, babe abasore n'abakobwa bazima, kugira ngo bubakwe rwose. Turabasengeye kugira ngo imbaraga mbi zose zitsindwe mu izina rya Yesu. Yesu ushimwe, Yesu himbazwe, Yesu himbazwe. Tugushimiye ibyo ukoze byose, tugushimiye ko ukomeza gutanga agakiza n'ubugingo muri iki giterane. Abantu bahuye aha hantu bahari, abantu bahuye kuri uyu musozi, bahuye muri Kigali, bahuye muri iki gihugu, turabatangariza ko Yesu waje kugira ngo tugire ubugingo bwinshi. Data, urakoze kubyumvise, urakoze kubakijije, ni mu izina rya Yesu bisabye urakoze, amen. Ijambo riri mu butumwa umuyobozi wungirije w'umujyi wacu wa Kigali duteganyirije. Karibu. Murakoze. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Banyakubahwa abayobozi turi kumwe hano, abayobozi batandukanye b'itorero rya ADEPR, abayobozi baje bahagarariye inzego AEE, abaje bahagarariye inzego za polisi, ingabo, nyiragutabara n'abandi turi kumwe hano. Abakristo uyu munsi biyemeje kuva mu kibi, mwese ndababwira nti amahoro y'Imana. Nyuma y'ubuhamya tumaze kubona bwa Noella, ndetse n'abantu abashije kuba ashyize hamwe mu minota mike, biratwereka imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana ni igitangaza, ariko kandi tuzi yuko turiho ku bwayo. Niyo yonyine ishobora kutuvana mu kibi, niyo yonyine ishobora kutuvana mu byaha, ariko kandi bituvanamo kuko natwe twabigizemo ubushake. Biragoye kugira icyo umuntu avuga ubu ngubu nyuma y'ibyo tumaze kubona, ariko kandi twizera neza yuko imigambi aba bavandimwe bafashe idasubira inyuma. Kuba twaje hano nuko twari tuzi yuko dufatanyije
n'abayobozi b'iri torero yuko hari abantu bafite inyota yo kuva mu byaha, yo kuva mu businzi, yo kuva mu buraya, yo kuva mu buzererezi, no kuva mu rugomo n'ibindi byose bitubangamira, ariko kandi tugafata ingamba zo kubivamo tuzi neza yuko twebwe ntacyo dushobora kwishoboza mu gihe tudafite cyangwa se tutitabaje imbaraga z'Imana, ari nayo mpamvu ari cyo dushyira imbere. Buriya umuntu uri mu byaha nawe ubwe ntabwo aba yishimye, abababaye aba ari umuntu ukwiye kumenywa, aba ari umuntu ukwiye kwitabwaho, ntabwo aba ari umuntu ukwiye gucirwa urubanza. Twebwe nk'abantu natwe b'abanyabyaha nta muntu tuba dukwiye gucira urubanza, ahubwo tureba icyo akeneye kugira ngo tumwegere tubashe kumufasha kubisohokamo, uretse no kuba bimubuza inzira mugeza mu bugingo bw'iteka, ariko kandi bimwangiriza n'ubuzima. Inzoga turabizi ko zangiza ubuzima, ibiyobyabwenge turabizi ko byangiza ubuzima, ubuzererezi tuzi ko nta cyiza kirimo, uretse ko usanga n'aba bana iyo bagiye mu buzererezi icyo bakuramo ari uguhohoterwa, bakangizwa ari batoya. Nyamara tuzi yuko na roho nzima itura mu mubiri muzima. Niyo mpamvu ari abayobozi b'itorero, ari n'abandi bakristo babashije gusohoka mu byaha bakamenya impuhwe z'Imana, ubu bakaba bazibwira abandi. Tubakeneyeho ngo nabo bamenye abasigaye inyuma, bakeneye guherezwa ukuboko. Ni byiza ko tubasengeye kandi tukaba twizeye imbaraga z'Imana ko ziri mu bikore, ariko kandi dukeneye no kubaba iruhande ntitubatakaze, ahubwo tugakomeza tukabaherekeza mu nzira bafite yo kwiyubaka. Hari gahunda zitandukanye ubuyobozi buba bufite bufasha abantu bakeneye kugana inzira nziza, haba kubafasha kubona za mituweli. Turava hano twiyemeje yuko aba bavandimwe uyu munsi tumaze gusengera abadafite mituweli tubabonera mituweli. Niyo mpamvu bari tubasabye ngo bagume hano tubamenye, kugira ngo ya roho nzima twifuza ko agira iture no mu mubiri muzima. Ndetse dufatanyije n'ubuyobozi bw'akarere turebe n'ikindi cyaba gikenewe kugira ngo kibafashe kwiyubaka, babashe no gukomeza urugendo rwo kuva mu byaha. Ibyo kandi nta nubwo biba bihagije gusa, hari gahunda zijya ubuyobozi bujya bugira, hari gahunda twita marume na masenyi. Buriya Noera yagiye, Noera buriya aba bose hari abo ugiye kubera nyirase, harya uriya yitwa Niba. Gahunda nk'iyi Noera harya witwa Marie Claire Noera turagushimira.
tuzagufasha kumufasha, ariko nawe ubashe kugira ngo ute kumuherekeza, nawe azagere igihe tuzagaruka hano aduha ubuhamya nk'ubwo waduhaye. Ibyo turabyiyemeje yewe nawe na Marie Claire. Murakoze. Izo gahunda kandi zitandukanye ntabwo zigarukira kuri Marie Claire gusa, n'abandi bose tuzijyanemo, abafite uburyo barangije kwiyubaka bahereza akaboko abasigaye inyuma kugira ngo tutabatakaza, tubashe kubaherekeza kugira ngo bave mu byatumye baba abo bari, baba abasinzi, baba abasambanyi, baba indaya n'ibindi byose. Iyi gahunda ni gahunda tugomba kujyanamo, ni gahunda tugomba gufashanya, kandi ntabwo ari gahunda dukwiye kureberera mu ndorerwamo y'itorero rya ADEPR gusa, ahubwo n'andi matorero n'abadafite aho babarizwa n'abandi bakeneye kumenya Imana, bafite inyota yo kuyimenya, nabo tubareberere kuko muzi ntabwo Imana itoranya ku butoni, sibyo? Nta nubwo Imana igendera ku madini n'amatorero. Umwana w'Imana yaremwe mu ishusho ryayo, twese dukunda kimwe, abafite imbaraga bahereza akaboko abatazifite, siko bimeze? Rero ndabashimiye kuri iki giterane cyiza itorero ADEPR ryadufashije kugira ngo kibe cyiza. Turashimira amakorari yadususurukije mu ndirimbo nziza zirimo ubutumwa bwiza. Turashimira kandi namwe mwese mwakitabiriye, kandi turizera neza yuko n'abatageze hano ariko bari buronkemo imbaraga zibakura mu kibi. Murakoze. Nyakubahwa, turi kumwe bakuri inzego z'umutekano, bashumba ba Kristo mwese turi kumwe uyu munsi, turi hano kugira ngo tuvuge inkuru yo gufasha bagenzi bacu b'Abanyarwanda umwanzi yari yagatwaye mu biyobyabwenge n'ibindi bibasha kwangiza umuntu, ariko kugira ngo tunababwire ko turi hano nk'itorero, turi hano nk'igihugu kugira ngo tubafashe kugira imibereho myiza. Dushimiye ubutumwa mumaze kutugezaho, kandi twe turacyari hano kugira ngo dukomeze twumve ubuhamya, dukomeze twumve inyigisho, dukomeze dushake n'abandi bashaka gutera iyi ntambwe yo kubaho neza, yo gukira, kandi turabafasha. Umwami Yesu afite umugambi mwiza ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko nk'itorero ADEPR hari icyo mumaze gusezeranya aba bantu, cyo kubafasha kubona ubwisungane mu kwivuza. Kimwe mu bikorwa twateguye uyu munsi harimo no gushyigikira ubuyobozi bw'aka karere ka Gasabo muri gahunda yo gufasha abatishoboye kubona mituweli dusante. Nyakubahwa Vice Mayor w'Umujyi na DEA mwaza kugira ngo tubashyikirize inkunga itorero ryateguye yo ingana na $3.5 million yo gufasha abantu kubona ubwisungane mu kwivuza. Abemera ko ari marine ya nyayo kabisa. Hari ikintu wamburiye uyu munsi? Nacyambuye, yego, nambuye umuntu wari uvuye guhaha rwose amakara, ariko ntabwo rwose Imana imbabarire, ntabwo nzongera. Naje muri iki giteraniro cyo kwihana ibyo byaha byose nakoze, Imana kandi nayo imbabarire. Nsabye imbabazi imbere y'abaturage bose yuko natazongera kwiba. Haleluya, amen. Amen, amen. Uyu mwana hari abamuzi? Uyu mwana hari abantu bamuzi. Ibyo avuga nibyo. Asabye imbabazi, muramubabariye? Muramuzi ko ari marine.
nabyuke wa kare nitegura urugendo ahambira ndakomeza ndakweta mfata urugendo umutwaro ku bitugu nirubwo sezera iwacu maramaje nimurabeho murabeho umudusiga cyatumure tumunezero w'isi ukiyahuri utaziyo ugafuka amatwi ngenda niruka mukiza nkagaraye kuko murguza ari murwanya umuriro uko ngenda niruka mukiza nkagaraye zirifunganye yo kwiyangana gusiga byose ikuri n'ubugingo kandi umwami wawe shoza abagenzi akabuzuza umwuka we ifuza kuzemerwa kw'irembo irasukirwa mu mucyo ubwo nzasetse nzabatangije urugendo rurerure bingana n'iminsi yose byabaho zifunganye yo kwiyangana gusiga byose ikuri n'ubugingo mwami washoboza abagenzi akamuzuza umwuka we ifuza kuzemerwa mw'irembo irasukirwa mu mucyo ubwo nzatserutse yabandagije urugendo ifuza kuzemerwa mw'irembo irasukirwa mu mucyo ubwo nzatserutse yabandagije urugendo ubugingo we Yesu mutanga ubugingo bw'imana ubugingo we
yo kwiyangana gusiga byose ukuri n'ubugingo kandi umwami wawe yashoboza abagenzi akabuzuza umwuka we nifuza kuzemerwa n'irembo rirasukirwamo n'umucyo ubwo nzazerutse nzabandangije urugendo nifuza kuzemerwa n'irembo rirasukirwamo n'umucyo ubwo nzazerutse nzabandangije urugendo nifuza kuzemerwa n'irembo rirasukirwamo n'umucyo ubwo nzazerutse nzabandangije urugendo ubugingo we ubugingo we Yesu umutanga ubugingo bwiza ubugingo we ubugingo we Yesu umutanga ubugingo bwiza ubugingo we ubugingo we Yesu umutanga ubugingo bwiza. Haleluya! Ngiye kwibwirira abana. Haleluya abana. Haleluya ari hagati. Imbere yanjye haleluya twese. Amen. Kristo tuvuga muri uyu mugoroba mwiza agufitiye imbabazi nyinshi. Amen. Kandi afite imbaraga zose zo kugukiza. Agukunda urukundo rwinshi yakumeneye amaraso kugira ngo utazarimbuka. Turaguhamagarira kugira ngo uze wakira imbabazi ze ubwo uri bwumve ijwi rye mu ijambo ry'Imana nturangire umutima wawe. Vuga ngo amen. Ongera ngo amen. Amasibyo byaducunguye amaraso y'ihene nayo yaducunguye aya mapfizi y'inka ntiyabasha kuducungura ibitambo by'inamasibyo byaducunguye amaraso y'ihene nayo yaducunguye aya mapfizi y'inka ntiyabasha kuducungura ndetse na Isaki yapfaniye kuducungura wa mukobwa wa Yefuta nawe ntiyaducunguye amaraso y'ibizima bine imbere y'Imana amaraso y'amarayika ukomeye w'Imana amaraso y'amarayika ukomeye w'Imana ahubwo twacunguzwa amaraso y'igiciro kinini kuruta isi n'ijuru igiciro kinini kuruta isi n'ijuru n'amaraso y'umwana w'ikinege w'Imana n'amaraso y'umwana w'ikinege w'Imana ese ni iki Imana yari isigarije yazaniye imbabazi abantu bo bamwitura kumubanga kandi batoye ibiganza bye bamuhamba ku musaraba yarakubiswe yarababajwe abura uko asoni ndetse baramubamba oya ntiyahera mu nda
sarupfukuzi ababarira abanyabyaha nanjye yarambabariye nawe yakubabarira Gwino gwinara kugirira ibambe oya gwinara kugirira ibambe naho abamara ntiwarusha zahabu naho wabigiso ntiwarusha abara naho wamena amaraso ntiwamena amayara naho wamena amaraso ntiwamena ayasa oya gwinara kugirira ibambe oya gwinara kugirira ibambe naho byari byiza tukutwaraye araguhindura umere nka seredi araguhindura ube mugoya bw'intare oya gwinara kugirira ibambe oya gwinara kugirira ibambe naho byaba bitukura tukutwaraye araguhindura ube mugoya bw'intare oya gwinara kugirira ibambe sara kugirira ibambe oya gwinara kugirira ibambe oya